kutegereza igitondo abantu bashaka amakuru ya Esther muzazi igikondo hano bita mukobo bazabaha imva n'imvano ariko turashimira Yesu nagagenda ngahere abantu baragenda ayiwe nepo Imana ishimwe ndafashijwe mama bitangira baba we haleluya jo reka nkubwire abantu baragenda bagahera ye baba we Imana ntagihera Yesu ntiyigeze ahera ariko abantu bo yasashimwe baragenda bagahera nabonye abantu Imana yagiriye neza mbona abantu Imana itunguye amashuri yabo nta kintu yabamariye mbona abantu Imana itunguye mu muryango nta kintu bigeze babamarira nabonye abantu bakagabana imitungo nabonye abantu batunze amazu yavuye mu bise bya Yesu mbibutse ko mu bise bya Yesu ntabwo Yesu azaviramo aho ngaho mbibutse rero ko Kristo aradukurikirana ibi minsi turimo duhanuramo turimo ravuga ngo ni iminsi mibi ko yarari kera n'uyu munsi niko ari mbona Imana iri kugenda ku rukuta ikoropa ikora ibintu mbese mbwira Imana ngo wite nimba nkugiriyeho umugisha zimya gatadowa hari kera ubutadowa bwari bukiriho Imana ituzimiriza gatadowa abantu bose ndavuga ni noneho nibarebe ku gikuta hari ukuntu umuntu asenga Imana uranye babwira ngo umutima uraririmba nawe uzabikora uri kumwe n'abandi uzarebe kuwe mwuka utazabamanukira kuko Imana nirobanura ku butoni irakora agakiryagiye na n'uyu munsi iracyakora bagikebuka bose bahita babibona iyi Imana igenda neza ivuga neza izina ry'Uwiteka Imana nirihimbazwe basuze kandi mbifurize amahoro y'Imana ndetse n'umugisha tukakuyiteka Imana mwese mukurikira ibiganiro byose bica kuri Excellence TV Rwanda neza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubomeho ndetse n'abantu bose amajyaruguru amajyepfo iburasirazuba ndetse n'ibindi bwaryo mwese tubasuje kandi tubifurije guhirwa n'imirimo y'amaboko yanyu uyu ni umwanya tugezemo umwanya mukuru w'ijambo ry'Imana tugiye kumva ijambo ry'Imana ariko nkunda kubabwira ngo ugifunga kino kiganiro kumva urafashijwe gisangize n'abandi icyo dushaka nuko ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwamamara bukagera ku isi yose ni nepo muvugana kuri mikoro ndi kumwe n'umukozi w'Imana subwa bimubonye sinubwa kabiri sinubwa gatatu azaza kenshi kuko hano ni mu rugo reka dusome mu izina rya Yesu Kristo Yohana igice cya mbere dore ku murongo w'10 sibyo 11 dore ku murongo wa 11 yaje mu bye ariko abe ntibamwemera icyakora abamwemeye bose ayiwe mbega kantu karyoshye bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana be na gatatu abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana Imana ihabwa icyubahiro Yesu ngo yaje mube ariko abe ntibamumenya ngo ariko icyakora abamwemeye abemeye Kristo bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana kwitwa umwana w'umuntu ni ikintu cy'igiciro gikomeye Kristo yaje muri twe ngo ariko abe ntibabumwe ngo ariko abamwemeye abantu bamuhishuriwe bakamenya ko akiza indwara bakamenya ko akiza agahinda bakamenya ko aruhura bakamenya ko ari rurangiza rwa burundu bakamenya ko ari umunyamahoro bakamenya ko ari umunyemuwe bakamenya ko atuje bakamenya ko yoroheje mu mutima abamenye neza ubugwaneza bwa Yesu ngo abo ngabo bose ngo yabahaye ubutware ngo ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana abo ngabo ngo ntago babyawe n'ubushake bw'umugore cyangwa se ubushake bw'umugabo abo bamwemeye yabahaye ubushobozi icyakubita icyo ari cyo cyose nta wabaroga nta wabavuma reka nkubwire nimba waramwemeye nta wakuroga wibutse ko bakwica buri munsi ariko ntabwo ujya upfa gupfa kugira ngo uvuge imirimo Imana yakoze izina ry'Uwiteka nirihimbazwe batwica buri munsi baducukurira inzobo buri munsi badutega za gisita buri munsi baraduteranya ngo dufungwe ariko abamwemeye yabahaye ubutware bwo twitwa abana bihoraho Imana ihimbazwe
kandi badutega ibico buri munsi, baduteranya buri munsi, ariko cyo dushimira Imana ni uko nta muntu uzamuka ngo aduteranye n'Imana, nta muntu ubasha kugera kuri Yesu Kristo ngo abashe kudushwanisha nawe. Bagushwanisha n'umuntu, bagushwanisha n'uwo mwashakanye, bagushwanisha n'abana bawe, bagushwanisha n'ukuyoboye mu itorero, cyangwa se uwo muririmbana n'uwo mukorana umurimo, kubera ko bo bambaye inyama n'amaraso. Ariko Kristo we ntari ahantu badashobora kurenga, niyo bamubwira ntiyumva amabwire. Turashimira Imana yuko twabonye inshuti itumva amabwire. Imana ishimwe. Reka mbabwire, abantu mwese mwahuye n'ibibazo, mugahura n'imiruho, mugahura n'ababateranyije, mugahura n'ababaharaye bakanabahararukwa, ndagira ngo mbabwire akantu keza: dufite iyindi nshuti idaharara ngo ihararukwe, dufite umukunzi utari nkabo, kandi dufite uwatwitangiye ikintu cy'igiciro, kabone n'ubwo abantu babigenza gute ntibashobora gutanga amaraso nk'ayo Yesu yatanze. Ndagira ngo nkubwire rero ngo umuntu ugukunda kurusha abandi ni Yesu. Umwakire neza, umufate neza, umuhekeya, kuko uyu nguyu we ntabwo wamuhakeya ngo akubwire ngo ariko ngo iki kiri mu biki, ariko umuntu ushobora kubikora akavuga ati ariko iki ngiki ibyo kigize. Ariko turashimira Yesu, aleluya. Niba utatujugunya ku nzira, Yesu niwe utaduharara ngo aduhararukwe, nta nubwo ajya aduha rubanda. Izina rya Yesu nirihimbazwe. Turirimbye umuririmbyi uvuga ngo nubwo intambara iturushya, Imana ishimwe, ngo nubwo intambara ziturushya, bene da, nubwo intambara mubona ziturushya, twe gucogora, kuko impundu zivuze ko Kristo anesheje mu byawe. Mu minsi yashize, ndumva hashizeho igihe kinini cyane, nagize iyerekwa, nagiye kubona mbona ikintu kimanutse hejuru, kiramanuka kikubita hasi, ariko kimanuka cyari kimeze nk'ikigurube. Mu buzima busanzwe nyine murabona uko ingurube bimeze, hanyuma kimanuka kimeze nka bino bigurube nyine by'ikizungu. Ingurube za kizungu nari ntarazibona, nabibonye ejo bundi. Noneho mbona kiramanutse, mu kumanuka nagiye kubona, mbona ubwo kikimanuka aho ngaho havuyemo abadayimoni 4. Mbonye havuyemo abadayimoni 4, nagiye kubona mbona ngo bubuye amaso ahantu twari turi ku musozi turi gusenga, ngo baravuga ngo ese ko bano bantu batubonye bakaba kandi tuje kurwanya bera, nabo bakaba barimo barasenga, urabona atari babandi tuje gushaka, ntibahita bagenda kubivuga. Barabwirana ngo mureke tugenda tubahige, tubari bo tubanzirizaho, kuko abo batubonye nta kintu twageraho. Undi wari urimo hagati nabonaga ameze nk'ubakuriye, arababwira ngo ngo nimube muretse ngo kubariya kubarwanya, ngo bariya ngo kuva batubonye ngo nta kibazo, kuko ntago abangaba bo twamaze no kubimisha agaciro, ntago bazajya kugera aho abantu bazadutahura akazi kacu tutagakoze. Hanyuma arababwira ngo nimuze mbabwire icyo turi bubakorere, ngo tugende ngo icyo ahantu hose tugeze duhite tubimisha ijambo, tubambura agaciro. Hanyuma rero baduciyeho baragenda. Izi saha twari turi abantu 4, hanyuma twaje kuza guhaguruka, tuza kugenda tugiye gusenga mu cyumba ahantu, icyumba gisanzwe atari cyo ku rusengero, bino byumba bisanzwe mu buzima busanzwe. Hanyuma tugezeyo dusanga abadayimoni binjiyemo, ariko mpagera ndi jyenyine, babandi 3 twari turi kumwe, nago nzi ngo baciye hehe, ahubwo nabonye ninjira aho ngaho mu icyo gipangu cyari kirimo icyo cyumba, mbona ninjye jyenyine winjiye. None nsanga hari abadamu 2, umukobwa n'umudamu, bari ku matuwarete yari aho hafi, yari amatuwarete 2, barimo bararira ngo babatesheje agaciro. Ariko muri icyo cyumba harimo abantu benshi bahanura cyane, barimo barahanura bavuga mu ndimi, barimo baravuga ibintu byinshi. Hanyuma ngiye kumva numva barimo baravuga nyine bapingana, umwe avuguruza undi, nuko muri kwa gupingana no kuvuguruzanya aho ngaho niho babandi bavuze ngumva nayo ibintu barimo baravuga. Ndababwira nti humura nimuhumure, kubera kwi aba hano hinjiyemo abadayimoni kandi batunyuze ahantu twari turi gusengera, nimuhumure. Ubwo naje kuza kubona rero ngiye gukomanga, bakingura abantu bari babafashe babakura mu cyumba babata hanze. Hanyuma turinjirana, hanyuma tumaze kwinjiranya na ba bantu,
tugeze mu cyumba ba badayimoni bahita mbona babaye nk'abambonye, ariko mbona umudayimoni umwe agiye abaye nk'igikeri ahita azamukira mu muyobozi wari uyoboye gahunda. Ubu butumwa nabuvuze ahantu, ariko harimo ibintu byinshi ntagiye mvuga bitewe n'iminota twari dufite aho handi, naba narabuvuze kwica none ya kabiri ngiye kubivugaho. Noneho uyu mudayimoni yihinduye igikeri azamukira muri uyu mudamu. Ageze muri we rero yahise ahinduka cyane, mbona ahise hinduka cya gikeri, mbona kihindutsemo inzoka. Hari inzoka ntabwo nzi uko bazita, hari inzoka zijya kumera nk'ubundi nk'ibikeri, sinzi ukuntu babyita, nimba ari ibyugu nimba ari ibiki sinzi. Hari inzoka zimeze ukuntu zijya kumera nk'ibikeri, abazizi muzandusha kuzisobanukirwa. Noneho mbona ihindutse iyo nzoka, yanumva bavuga ngo izo nzoka zifite n'utuntu tumeze nk'utuntu nk'aho zagenda, zo ntabwo zikururinda, zimeze nk'izifite utuntu tw'utunono ukuntu. Noneho mbona iyo nzoka rero ikajya ibwira uwo muntu wari uyoboye gahunda, nabonaga n'ubundi nawe ari umudamu, ikajya imubwira ngo uyu muntu hazamuka umuntu uri mu mwuka w'Imana, agahita uwo mwuka wa gishitani wamwinjiyemo ugahita umubwira ngo mucecekeshe. Mbona batangiye gucecekesha abantu b'Imana. Hanyuma muri ayo materaniro rero byarangiye iteraniro ribaye ribi, hanyuma tuba turahavuye, mbona ninjiye mu itorero rimwe. Ibi nabyo n'ubwa mbere mbivuze, mu itorero rimwe nyine muri aya matorero njyewe nanasengeramo. Hanyuma twinjiramo, nanjye nari ngiye ndi umuvugabutumwa nk'uko bisanzwe, ariko mu kwinjira ninjiramo nakererewe, magera nakererewe amateraniro. Nibutse nkiri aho ngaho, nibutse umuntu ujya kuvuga Imana, ukajya mu ivugabutumwa bamutumiye, ukagenda wakererewe kandi ugiye kujya kuvuga Imana, aho kugira ngo ukerererwe uhagere ngo nuko batangira bitinze, uhagera kare. Hanyuma uhagera kare ukabasha gusenga, kuko hari igihe wirara k'abanyamasengesho bahari kandi badahari, cyangwa se bakaba bahari kandi badahuje. Nahageze rero nakererewe, ariko nyinjira mbona ba badayimoni bakimbona rero, kuko bo bari bamaze gufata inguni hakiri kare, bari banantanze, n'ubundi bahimbona binjiye muri wa muyobozi. Iryo teraniro naryo ryagenze nabi, ribamo nabi cyane. Umuntu akigisha undi akaza akamusenya, baririmbyi bakananirwa kuririmba, bakaririmba bagacangamukirwa, iryo teraniro riba ribi. Hanyuma mbaza Imana, ndayibaza nti aya materaniro yose kagenze gutya bimeze bite? Imana irambwira ngo abo ngabo wababonye ni abadayimoni bazamukiye mu mudayimoni mu ngurube, ni umudayimoni w'inda nini usutswe mu isi, amanukiye umuntu wese witwa umukozi w'Imana, ugize icaci iyo ari yo yose ashumbye, cyangwa se ubasha guhagarara akavuga abantu bakabasha kumutega amatwi. Imana irambwira ngo uyu mudayimoni azanywe n'ibintu byinshi, gucecekesha abantu bari mu mwuka wanjye. Ikindi aje guteza abantu kubabuza gusenga, kwiyiriza ubusa, abandi bakunze indamu, aje kubabuza mbese gusenga. Uwasengaga rimwe arimo arabigabanya, bamwe na bamwe bazarwara ibifu, muzabibona, ndetse byatangiye no kuza. Imana irambwira ngo kandi namara kubamaramo ibihe byo gusenga, akabakuramo imbaraga zo gusenga, bityo umwuka wa gishitani uzaba ubonye uburyo wibasira abera. Imana irambwira ngo rero ugenda umbwirira abantu banjye bongera ibihe byo gusenga, kuko Satani nta zindi mbaraga yabona yakoresha atabakuyemo ibihe byo gusenga, kuko gusenga nizo ntwaro abantu banjye barwanisha. Imana irambwira ngo kandi ikindi uzababwire ngo umuntu wese uzagira umwuka gukunda iby'isi azaterwa n'uwo mudayimoni w'inda nini, kuko iteka uzaza ugerageza kugira ngo nimba baguhamagaye kujya kubwiriza ahantu, wa mudayimoni aza kuzamukamo, utangire guca ibiciro, kwaka amafaranga ahantu ugiye, mbega umere nk'uri muntu uri gucuruza. Imana irambwira ngo birakwiye yuko iby'isi mubireba nk'ibibambye, nabyo bikababona nk'ibibambye. Irambwira ngo izi ibyo mwibwira, iravuga ngo kandi nayo izi ibyo yibwira izabagirira. Irambwira ngo nzababwire ngo ntabwo ari ibibi ahubwo ni byiza. Irambwira ngo abahasutsweho imbaraga nyinshi zo kurwanya umuntu wese ugerageza kuvuga Imana. Aba badayimoni rero urumva ko bari abadayimoni bane. Aba badayimoni bari bashinzwe iki? Bari bashinzwe gukomanya abantu
bagerageza kuba itsinda runaka abanyamasengesho abaririmbyi, umuntu wese ushobora kuba uri ahantu gurupe iyo ariyo yose ihuje, kabone n'ubwo yaba ari umuntu wundi ukorana umuntu, kabone n'ubwo yaba ari navuga ngo n'ubwo haba ari mu biro, n'ubwo yaba ari umunyamakuru, akaba afite n'abandi bantu bakorana ariko ari abanyamasengesho, kugira ngo abo bantu ntibahuze. Mbaza Imana ndayibaza, none se ko ibi bintu bigenze gutya ubwo abera bizagenda gute? Imana irambwira ngo buretse ukomeze witegereze. Ngiye kubona mbona umuntu umwe narinzi, n'umwana w'umukobwa rwose ukijijwe, wari ukijijwe kabisa, ari intangarugero, yari n'inshuti yanjye. Hanyuma ku rusengero rumwe, ntago ndi buhavuge, Imana irambwira ngo kubera umwuka wo gukunda ibintu, ngo baba dayimoni bamaze kumusamukiramo. Yari umudirijante wa korari rwose, umukobwa wambara neza, kwikwiza, uvuga neza, ufite ya mirimo y'umwuka nyine nk'uko muyizi. Hanyuma n'ababyeyi be ni ababyeyi bakijijwe, papa we ni umudiyakoni, mama we ni umudiyakoni. Imana irambwira ngo uzatungurwa no kubona mu minsi izaza, kubera akunze Imana ariko akunze n'iby'isi cyane. Imana irambwira ngo mu minsi izaza ibintu mutatekerezaga mugiye kubimubonamo, agiye gutwara ikinyendaro, kuko yatangiye gusambana gake gake kubera ibiguzi. Ibiguzi rero ahangaha ndaza kubigarukaho. Ushobora gukunda ibiguzi, yenda uwo ngo yarasambanaga transite gutya, ariko ushobora no gukunda ibiguzi mu ntekerezo zawe nawe ukagenda. Birakwiye ko nimba winjiye muri Kristo Yesu, twasomye ijambo ry'Imana riravuga ngo icyakora bamwemeye bose yabahaye ubutware, ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Abamwemeye muri ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana, nimba uri umwana w'Imana, Imana ntabwo izakwicisha inzara. Nta n'intumbi y'umunyamasengesho wishwe n'inzara twabonye. N'Abisiraheli babaye mu butayu, ahantu hataba amabake, baba ahantu badahinga, hataba imirima, hatera za sayiri murabizi, n'amadegede n'ibitungurusumu bari barabisize mu Egiputa, baba ahantu batizigama, ariko babaho. Iyo bashakaga inyama bajyaga bazirya, babaho barambara imyenda yabo ngo ntiyabasaziyeho, n'inkweto zabo ntizigeze zibasaziraho, babayeho neza. Rero ntabwo uyu munsi Imana ari wowe yabigiye kwigirizaho nkana. Birashoboka koko Mana ntirazwa, ushobora kuba uri mu buzima urya bigahita bishira, n'ejo bikazajya, ariko menya ko igihe gisimburwa n'ikindi gihe, kandi ntagahora gahanze. Iyi nzara ikwisha izasimburwa n'ibiryo nawe ugaburira abandi. Birakwiye ko mbere yo kwikokombeka ku isi, cyangwa se yo gushaka ubuhake ku by'isi cyane, kuko mbibutse ko iby'isi byo byitera amababa bikagenda, ariko umuntu utajya ugira amababa yitera ngo asiga umuntu waremye ni Yesu wenyine. Niwe wenyine nabonye utajya usiga umuntu, ariko abandi bose batuvaho. Ngewe ndumvishana n'ubwa mbere nyivugiyeho, ngewe nahuye n'ibintu bikomeye, mbona abantu bamvaho abo nari niringiye. Nari nzi ko umuntu mushakanye ashobora kukuvaho, ariko ntabwo nari nzi ko umwana wagiriye ku gise ashobora kubona ibibazo uhuye nabyo bose bakakuvaho. Ariko abo bose bigeze kumvaho ngewe baragenda. Ariko Yesu niyo mpamvu abazanyumva muzumva nkunda uriya muririmbyi uvuga ngo gumana nanjye kuko umunsi ukuze, ngo dore burije, ngo mwami ndagushaka, ngo nimbura abandi bose bakumfasha, ngo tugumane mwami tugumane. Uyu muririmbyi muzanyumva ku macana amwe nkunda kumuririmba. Kubera iki? Kristo yagumanye nanjye amoza amarira. Nibuka umunsi umwe nigeze kunyerera nikubita hasi mvuye kuvoma narabyaye, kuko nababwiye ngo mfite abana 7. Urumva ndakuze mu by'ukuri, biragaragarira uwo ari we wese ko nkuze, ariko naranyereye ngiye kwivomera. Abantu bajya badusiga, ariko Yesu ndamushimira ko amababa agira nayo gutabara abantu biwe, ntabwo agira amababa yo kudusiga. Imana ishimwe. Abantu bagira amababa yo kwitabara bakadusiga, ariko Yesu ahitagira amababa yo kugusanga hahandi bagutaye akagutoragura. Imana ya Isiraheli nihabwe icyubahiro.
rero ibintu byose bijya bigera igihe bigasiga umuntu, ibintu byose bikarangira. Mwibutse yuko birashoboka ko amashuri yagusiga, birashoboka ko wanayiga akazi kakagusiga, ukabaho mu buzima wicaranye amadiporome, ukajya ujya kureba mu mavarisi ukabona amadiporome ari aho ngaho, ubwo buzima bwose bukagusiga, gucuruza bikagusiga, ibintu byose bikagusiga. Ariko nimba ufite Yesu, dufite akazi. Kera twajyaga turirimba tuvuga ngo dufite akazi ntabwo ari ikiraka, ngo ni umurimo w'Iteka yatwihereye. Biranashoboka yuko wabona abantu bakurwanyije, ariko nubona abantu bakurwanyije cyane, hayiwa Imana ishimwe. Nuzabona ukabona abantu bari kukurwanya, ukabona bari kuguhibisa cyane, uzamenye ko uri umuntu ukomeye. Uzahita uvuga ati kumbi burya ndi umuntu w'imari, bimbyezo ahangaha bitumye abantu bangambanira gutya. Burya ntabwo abantu bakwicarira batakubonyemo umumaro, baba bagira ngo bakwicire ejo hawe hazaza. Ntabwo abantu baguhiga, ntabwo abantu bakwanga batakugiriye ishyari. Ishyari bakugiriye nirihe kandi wowe ubona yenda nta bintu bakwiye kugira? Ufite Kristo kandi uyu nguyu wakumushikira byarabananiye. Kubera twasomye ijambo ryatubwiye ngo yaje mube, ariko abiwe ntibagira gute, ntibamumenya. Ngo ariko ngo abamwemeye, wamaze kumwemera rero, umuririmbyi yaravuze ngo numara kumwemera nk'umukiza wawe, uhamye mu bandi ibyo yagukoreye, musabe n'Imana ibahishurire Yesu, bahabwe ubwo buntu wahawe nawe. Impamvu tutiyumanganya ni isezerano yaravuze ngo nitumwemera nk'umukiza wacu, ngo duhamye mu bandi ibyo yadukoreye. Niyo mpamvu tutajya twiyumanganya n'ibiteye isoni nk'ibyo ngibyo tukabivuga, kubera ibyo yadukoreye biruta ibyo papa na mama bagukoreye. Ibyo yadukoreye biraruta ibyo abakomeye badukoreye. Ibyo yadukoreye Imana ishimwe. Birashoboka yuko amashuri yagucitse, ariko Yesu yagusanze wigaragura mu ivata, arakubwira ngo baho. Birashoboka ko n'amahirwe amwe yagucitse. Abantu muzinjira kuri channel yanjye muzasanga iyo ndirimbo ndi kuyiririmba, iravuga ngo hari abantu bakurushije amajyambere, ngo ariko ngo ya Yesu ni yahebuje, ngo erega ubutunzi ufite mu ijuru ngo bwo nta wawugura, ngo nuko humura. Mana yanjye Imana ishimwe. Birashoboka ko abantu baturusha amajyambere, ariko birashoboka ko banaturusha n'ibindi bifatika mu isi. Ariko kucyo guhamagarwa Yesu waduhamagaye, ibintu Yesu yaduhaye nta wabigura. Kandi nubwo babasha kukwicira ejo hawe, tuzimuka mu isi tugera iwacu, ahantu heza twubakiwe n'umukiza. Birashoboka ko utinze no kubona inzu ukaba ugikodesha, ariko hari ahantu tuzajya gutura. Ntabwo turi inzererezi, dufite umudugudu. Haleluya! Bakwitondaho, ahubwo bashaka bagushakaho ubushuti, kubera ko dufite umudugudu. Byaba bibabaje, byaba biteye agahinda, uri murajandajanda mu bintu by'Imana, uri muragenda wikinira, utazi ko hamanutse abadayimoni 4 bo kurwanya bera. Kandi birashoboka ko intege nkeya ufite, abo badayimoni baba barakumanukiye. Ariko uyu munsi ukimara kumva ubu butumwa, ndakwinginga kubw'imbabazi z'Imana kugira ngo wiyongeremo imbaraga y'ubutwari, kukuvunagura ntago azamutse none, ahubwo yaraje kugira ngo aze kurwanya bera. Kandi impamvu yamanutse hejuru, urumva hejuru n'abadayimoni bari bashinzwe gusama amasengesho y'abera. Bigabanya amarera bari bumanuke, baza bigize marayika w'umucyo. Akesha aba badayimoni barwanira mu nsengero. Araza akaba umuririmbyi, araza akaba umuhanuzi, ibyo bahanuye rimwe na rimwe bikanasohora. Araza akaba bakanamwimika kugira ngo abone uko arwanya bera, nuko yinjira mu itorero. Ariko nubwo bimeze bityo, ndanezezwa cyane n'umwanditsi. Haleluya! Wanditse neza, avuga amagambo avuga ngo abazi Imana yabo tuzakomera. Nubwo ari icyo gihe kigoye, kirimo kurwanwa cyane, ariko turashimira Yera yuko abamwemeye yabahaye ubushobozi. Ubwo bushobozi ntabwo ari ubushobozi burangirira ahangaha, ni n'umutungo twimukana. Ariko ibyo abantu baharanira hano mu isi turabisiga bikaribwa n'abatarabiruhiye. Ushobora kugira umugore mwiza ukamusiga, wagira umugabo mwiza ukamusiga, wagira amaduka ukayasiga, ariko Kristo gutunza duha tuzimuka tubwimukane, ni umutungo wo kwimukanwa. Ndumva nagusaba ugashakisha ubuhake ku Mana kugira ngo ubashe kubona uyu mutungo uzimukana.
nigeze igihe kimwe kuzamuka ngera mu ijuru nsanga ni ahantu heza, ni ahantu hatuje, mu ijuru ni ahantu heza. narageze nkajya ndwana, nkajya mbabwira ngo simanuka, ariko kuko nyine byari ngombwa ndamanuka ngaruka mu isi. iri juru tuzaritaha byanga bikunde, abera tuzataha. Imana ishimwe. kandi mbibutse yuko umwami wacu Yesu abamwemeye yabahaye ubushobozi. ubwo bushobozi butuma tuba ku mugongo w'Imana. nta muntu uzagukubitira ku mugongo w'Imana, kandi nta n'igisebyo kizagusebereza ku mugongo w'Imana. ku mugongo w'Imana ugira ngo wasebye, ariko buriya ntabwo uba wasebye. igisebyo kibi ni icyaha. icyaha cyo nicyo buriya ikintu cyiza ukazakivuga, ukazagitangamo ubuhamya, ukavuga ngo ibi byararangiye, ukabifashisha abantu. nshuti yanjye, ntabwo ari igisebyo. igisebyo ni icyaha ukora ukazabura ahantu uvuga ngo nakoze icyaha ngo ubyirate. ariko umugabo umwe ngo bajyaga ngo bamubwira ngo Pawulo, ngo bakamubwira ibintu byinshi, ariko ngo akababwira ngo abarusha gukubitwa. dufite ibintu, ibimenyetso birenze kimwe, birenze bibiri, bitwemeza yuko Imana izatugirira neza. nahimbye indirimbo ivuga ngo iyo ngira amashyo meza nk'ay'inyambo, nk'izo mu Mutara, mba nkugabiye nka mwami wanjye. ariko kuko ari ntayo, icyo mfite nicyo nguhaye yewe mwami wanjye. ngwino wime mu mutima wanjye uganze, kandi unkoresha icyo wampamagariye. mbega iyo ngira amashyo, nayihimbye bitewe n'ibyiza nari mbonye ku Mana. iyo ngira amashyo meza y'inka y'inyambo, mu Mutara haba inka nziza. iyo ngira amashyo meza y'inka z'inyambo nk'izo mu Mutara, nari kuyiha Imana. uretse ko cyane cyane anezezwa nuko tumuhereza imitima yacu. Imana ihabwa icyubahiro. nimba udafite ituro, kabone ko nubwo wagira ituro rindi rimeze gute, nta kintu na kimwe kinezeza Imana nko kwicara mu mutima wawe, hanyuma nyuma ikazagukoresha iby'ubutwari. Imana ya Isiraheli nihimbazwe. aba badayimoni rero baje bwagutegere. nimba itaragutegera rindira, izagutegera. Imana ishimwe. nimba ukiri mu bibazo, ihanganira igicuku, utegereza igitondo. abantu bashaka amakuru ya Yesita, muzazi igikondo, ahantu bita Mukobo, bazabaha imva n'imvano. ariko turashimira Yesu, ntabwo agenda ngo ahere. abantu baragenda ayiwe nepo. Imana ishimwe, ndafashijwe mama bitangaza. yebaba we, haleluya. jo reka nkubwire, abantu baragenda bagahera. baba we, Imana ntabwo ihera. Yesu ntiyigeze ahera. ariko abantu bo, Yesu ashimwe, baragenda bagahera. ariko Yesu we, yibuka aho yagusize. aza aho yagusize, aza aho uba. ntihashaka abantu habe no mu mwobo. ngo amakuba n'ibyago ku mukiranutsi ni byinshi, ngo ariko Uwiteka amukiza muri byose. ngo arinda amagufwa nta na rimwe rivunika. reka nkubwire, amakuba yawe ni menshi, nta gufa ryawe ryavunitse, kandi amakuba ari menshi. urwaragura buri munsi, ariko nta gufa riravunika. ngo arinda amagufwa yawe, nta na rimwe rigira gute rivunika. icyakora ni byinshi, n'ubundi bizakumya kwisukiranya. ariko ubwo turi abana b'Imana, nimuhumure, abera turarinzwe. kandi nubwo bimeze gutyo, ntabwo bizaguvuna igufwa, kuko iri gufwa rifashwe n'umugabo witwa Yesu. ntawe uzarivugunura mu kaboko ka Yesu. nubona wanavunitse, buryo wavunitse ku mubiri, ariko mu mwuka ni hazima. kandi aho ngaho wavunikiye niho Imana ishaka kuzavugisha abantu, ikavuga ati dore ndi ikimuga, ariko ndi gukorera Imana. Imana ntikangwa na biracitse. nta kintu na kimwe umva, wabyara utabyara, icyo yitayeho ni ikintu kizatuma izina ryayo rihabwa icyubahiro. ibindi wibirebaho, nubwo waba uko ariko kose, kuko ibyo twiteze si by'Imana yiteze kuguha. ibyo wowe wari witeze kubona ntabwo ari iby'Imana izaguha. aho wari witeze guca ntabwo ari Imana izagucisha. biranashoboka ko wari witeze gushaka, utensoneza kuri aka ngaka. uwo wari witeze gushaka binageze rwose, birarimbanyije, bigeze ahashyushye, ntabwo ari uzashaka. Imana yakunyuza mu bikomeye. Mana we himbazwa. Imana yakunyuza mu bikomeye, ikakunyuza mu byoroheje. ariko
nubwo byari bigeze ahantu bikomeye, uyu washakaga gushaka ntabwo ari uzashaka. Imana igiye kuguhuza n'umuntu. Kandi reka nkubwire, ushobora kwitegereza ukareba uburanga, ukareba amashuri, ukareba n'ibindi. Ibyo ngibyo ntabwo ari Imana ireba. Ireba umuntu uzakubera umugore muzima, ikareba umuntu uzakubera umugabo muzima. Imana ya Isiraheli nihimbazwe. Ubundi Imana imenya ikibanza, ikamenya n'igiheruka. Kuko wayisabye kukurengera, Imana irabikoze, irabikwemereye. Kuko wayisabye kugutabara, mu gitondo wabyutse uyisenga, Imana irabikoze. Nubwo watinze gutabarwa, ariko igihe cy'Imana dore ndabona kigiye gusohora. Ndabona wowe urimo urabura amezi 3, ndabona wowe waburaga iminsi 5. Nubwo watinze, ariko Imana yo ntabwo itinda ibirema, itinda ibikora, kandi igihe kigeze iratabara. Dusenga Imana. Turagushimiye Mana, turaguhimbaje. Uri umubyeyi, niwe banze ryo kwizerwa. Warakoze kutuzirikana, warakoze kudushyira ku mugongo wawe, warakoze kudushyira ku kinyita cy'umwenda wawe, warakoze kutugirira neza, warakoze kuturinda mu mwaka watambutse, warakoze kuturindira no muri uyu. Izina ryawe nirihimbazwe. Turagushimiye kubw'ijambo ryawe twumvise, ikibaro n'ikibi cyawe. Turasabye ngo Umwuka w'Imana akurikirane ijambo ryawe mu bantu. Tuzagushimira. Muri ndi yaravuze ngo imbere ya ntebe aravuga ngo nzahagarara, ngo nzaba njyanye iminyago nyishyikirije Yesu. Maze rata wamfura we Yesu, niwe mfura nziza. Ayiwe, niwe mfura yo nabaye imfura mu kuzuka. Maze rata sheri, reka tukubwira ngo ngwino uganze mu mitima yacu. Ibendera ryawe rizamurirwe kunesha, were none ukageza iteka ryose Kristo. Amen. 07 9 13 hanyuma 82 36.